kuva mu mwaka wa 2020 kugeza 2025 cyaciye imyaka 5 yego abangavu batewe inda bavuye kuri 5% bagera ku 8%. ubundi umuvuduko wa 3% ubaho ni ibintu birenze. Iyo ni inkuru imwe yanditswe n'ikinyamakuru cyitwa Imvaho. Kigali Today yaranditse muri 2024 abangavu 22,454 batewe inda. 2020 bingahe? Na 2. Ikinyamakuru ijambo.net cyakoze inkuru igira iti abangavu batewe inda barenga 17,000 mu ntara y'Iburasirazuba mu gihe cy'imyaka 2. Ikinyamakuru Muhazi yacu ku itariki 15 z'ukwa gatandatu 2026 ejo bundi kirandika kigira kiti ingoma mu mwaka umwe abangavu barenga 1,100 batewe inda batarageza imyaka 20. Aho ni mu karere kamwe. Uri kubyumva? Hanyuma abangavu baterwa inda cyangwa se inda ziterwa abangavu ko ziri gukomeza kwiyongera. Umuzuko uri kuri iki kibazo nuwuhe? Kubera ko mbere yo kunsubiza kubera ko ikinyamakuru Imvaho Nshya reka tuere kuvuga ikinyamakuru Imvaho Nshya. Reka ibyatangajwe na Minisitiri w'Ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana hari ku itariki 26 Kamena byari kuwa gatanu ejo bundi 2026 haciye iminsi 6 yatangaje ko ikibazo cy'inda ziterwa abangavu gikomeje gufata indi ntera mu Rwanda. Anagaragaza ko imibare y'abaziterwa ikiri hejuru aho ku mwaka umwe abangavu bagera ku 23,000 baterwa inda mu mwaka umwe ugabanyije n'iminsi 365 nibura ku munsi umwe mu Rwanda abangavu 60 baterwa inda. Icyampabuye icyanteye kumva ngize utuntu tw'udushagarira mu biri nkumva usheshura umeza ni ikintu kivuga ngo abangavu 60 ku munsi umwe monami 60 ku munsi baterwa inda. Ubu bushakashatsi bwagaragaje abangavu 60 nkimara kusoma uyu mubare 60 nahisemo nako cya kibazo abantu bacaho bigendera usanga abantu batagira n'umwanya ukabije ngo bakitekerezeho, ariko ni ikibazo cyugarije igihugu. Abangavu 60 mu masaha 28 bakamaze gutwara inda. Ubwo nabatageje imyaka 18 ni ikibazo gikomeye Patrick. Iyi mibare tuduhaye n'ukuntu inyamakuru nabyagiye bibyandika urabona ko ari ikibazo kiriho gikomeye kandi cyugarije igihugu. Ubwo niba abangavu 60 baterwa inda ku munsi umwe, ubwo mu kwezi wafata 60 ugakubona 30 ukabona abaki. Yagira ngo kugira ngo byumve neza si ngombwa gukuba. Abana 1,800 si ngombwa gukuba. Abangavu 60 baterwa inda ku munsi masaha 28. Bisona ko masaha 2 n'igice umukobwa batwaye inda mu Rwanda. Mu masaha 2 n'igice. Mu masaha 2 n'igice mu Rwanda umwana w'umukobwa batwaye inda utarageza imyaka y'ubukure nicyo nibo turi kuvuga. Abafite imyaka y'ubukure ntabwo barimo. Mu masaha 2 n'igice cyangwa mu masaha 2 n'igice umwana umwe mu Rwanda abatewe inda. Ndabona baba ari bake. Mu masaha 2 n'igice baba ari bake. Baba ari bake? Umunsi ufite amasaha angahe? 28. Oya ahubwo mu isaha imwe abangavu 2 n'igice baterwa inda. Mu isaha imwe minota 60 umwana abakobwa 2 n'igice mu isaha imwe bamaze guterwa inda hafi 3 mu Rwanda. Mana yanjye buretse nkwereke ibintu birakomeye wana mu Rwanda
mu isaha imwe abakobwa babiri baba batwawe inda, baba batewe inda. Bivuze ngo buri minota 30 umukobwa batwaye inda mu Rwanda. Mu minota 30 ibyo turi gukora, turi kugaragaza hanga, turi kuganiraho, namwe muduteze amatwi muze kuduhamagara mu twunga ibitekerezo. Telefone rwose irafunguye, ndabizi neza ko ifunguye n'ingi uyikuyireba. Ufashe iminota 30, muri iyo minota 30 rimwe, donc ubu tujya kuvana mu kiganiro, situjyamo saa moya tukavamo saa 3 n'igice. Si abangafu batanu batwaye inda muri amasaha. Iminota tumara turi gukora ikiganiro muzuko kuri abangafu batanu batewe inda. Iyi ni imibare yatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima hari ku itariki ya 26 Kamena 2026. Dr Sabin Nsanzimana agaragaza ko mu Rwanda abangavu, ni ukuvuga ngo abakobwa batarageze ku myaka 18 y'ubukure, ibihumbi 23 batwara inda buri mwaka. ibihumbi 23 batwara inda batayije imyaka 18. Kerema, iki kibazo ni ikibazo abantu tutakwiriye gukomeza gufata nk'ikibazo cyoroshye. Ni ikibazo dukwiriye gufata nk'icyorezo. Uziye bahangana n'icyorezo, habaho icyo bita ingamba zidasanzwe. Igihugu gishobora no gufata umwanzuro wo kwitwara nk'igihugu kiri mu ntambaro yo kurwanya abatera inda abangavu. Urabona imbaraga zishyirwa mu kurwanya ibiyobyabwenge? Zirase n'imbaraga. Mbese babirwanya bate? bakoze bana uretse uwafashwe warumva bavuze ngo tugiye guhera akarere inzu ku yindi dusaka. Ibyo ntabyo nigeze. Kire ko wafashwe bakabimena, ubwo se babirwanyijwe. Cyo kora abaho kubikumira byo ndabyemera ko byinjira, gukumira ko ndemera ko byo birashoboka, ariko cyo kumbwira ko ngo barwanyije ibiyobyabwenge byo ntabibaho. Guhangana na COVID, twabonye urugero rw'ibishoboka guhangana n'ikintu kitagaragara mu Rwanda. Ubwo twahanganaga na COVID, nta cyakwigira karakajyaye. Clement, Dr Sabin Nsanzimana yavuze ko nubwo imibare ya buri mwaka ishobora kutagaragara neza ku bantu benshi, natwe turimo, na muturage uri mu giturage hano mu isi atarimo, nubwo utabibonesha amaso yawe, ariko iyo ushyizwe ku kigero cy'umunsi usanga ari ikibazo gikomeye, kuko abana baterwa inda buri mwaka ni 23. Ushobora kumva umubare ari munini, ariko yaragize ati ariko reka mbivuge mu buryo bworoshye, buri munsi abana barenga 60 batwara inda. Natwe twabyoroheje kurushaho, dufata abana 60 baterwa inda ku munsi, tugabanya n'amasaha 24, dusanga mu isaha imwe babiri hafi batatu cyangwa batatu batwara inda. Ahanga ariko Sabe ni kwa kundi bakora mu wayene, ntabwo ari mwayene. Sabe se akora mu wayene gute kandi abo bana babyarira kwa muganga? Iyo mibare irazwe. Ibi ngibi wenda bavuga ko ari mu wayene, ungiye ko ari Minisiteri y'Umuryango cyangwa ubushakashatsi. Ariko n'abana ababyeyi babyarira kwa muganga, iyo mibare irazwe. Umwana uvutse bakamukorera, bakamurikodinga, bakamwarojisitira, ibyo bintu birumvikana birizewe n'ukuri. Iyo mibare ni ya nyayo, ari naho hari ikibazo tugomba gutekerezaho. Ni iki cyabaye mu Rwanda twisangaho abana bacu, sibyo, batarazuza n'imyaka y'ubukure, ari bari kurusha ababyeyi, twebwe ababyeyi kubyara? Ibintu birakomeye. Ibintu birakomeye Patri, ibintu birakomeye. Reka tubyemere, mu Rwanda hari ibinyoma bitatu kubigendanye n'ubuzima bw'abana bari munsi y'imyaka 18. Ikinyoma cya mbere, ikinyoma cya mbere ntazi ngo cyubakiye kuki, ni itegeko rihana umuntu wasambanyije umwana. Ubwo wasambanyije umwana no kumutera inda, iryo tegeko riramureba. Iryo tegeko ngewe ndidekaraye riramutse rihari, twaba dufite n'abagabo 23
bakurikirana bari gukurikiranwa. none ariko ubu none tugiye kureba mu mibare muri rikozi z'inkiko ntabwo twasangamo abarenze 1000. niko bimeze. Iryo tegeko ni ikinyoma. bivuze ko ingamba zishyirwamo mu gukurikirana aba basambanije aba bana uro nta gategeko arimo. Minisiteri y'ubuzima itangaje imibare ifitiye gihamya 23 buri mwaka. Muri uyu mwaka rega ni muri uyu mwaka ntabwo ari buri mwaka ko mu myaka yari yabanje reka duhere nka 2024 abangavu bari batewe inda muri uwo mwaka bari 22,454. yego ubu yongereyeho ikindi gihumbi kandi ngo n'indi myaka ukurikiye ukuntu rero urareba ugasanga mu myaka yabanjirije byari bigenda biri hasi, uko imyaka iri kugenda izamuka biri kugenda byigira imbere. Harano atari gushyirwamo imbaraga, hanadashyirwamo imbaraga abatera inda bano abasambanya bano bangavu bakabatera inda. uretse nkwereke nkorohereze buriya twahereye mu bintu tuvuga ngo kwiga ntacyo bimaze, ariko reka none tugarukaho icyo bimaze. Tugaruke ku kamaro. Ubushakashatsi ku mibereho bwa 2020 guhera 2025 bwagaragaje ko hashingiwe ku myaka abangavu baterwa inda baba bafite 1% muri bo abafite imyaka 15. 1%, nuvuga ngo ufasha abana 100 umwe muri bo bafite 15, 2% abafite 16, 6% baba bafite imyaka 17, 12% by'abana baterwa inda bafite imyaka 18, mu gihe 20% by'abaterwa inda n'abana bafite imyaka 19. Iyi mibare ubushakashatsi bugaragaza ko hagati ya 2020 na 2025 21% by'aba bangavu baterwa inda 21% n'abana baba batarabashije kugera mu ishuri, n'abatarizi. Naho 13% n'abiza amashuri abanza, 4% n'abiza yisumbuye. Uri kubyumva? Yego. Bya bindi bavugaga rero kanze nkwereka imibare. Muri 2005 abangavu batewe inda bari ku kigero cya 4%. 2010 ubwo ni 4% by'abangavu bose bari muri icyo kigero. Bari muri icyo kigero. 2010 barabageze kujya kuri 6%. 2015 oya 2015 bari bageze kuri 7%. 2020 bari bageze kuri 5%. 2025 basubira ku 8. Twari turimo kuvuga ibinyoma bitatu biri muri izi ngingo. Icyambere ni itegeko rihana abasambanya abana. Yego. Rishyirwa mu bikorwa. Niba rishyirwa mu bikorwa rishyirwa ku kiye kigero. Ushyirwa mu bikorwa byo bishyirwa mu bikorwa. Ku kigero cyiherero. Ariko ndabaza nyakubahwa Minister Sabin Nsanzimana. Izi rekodi muduha z'abana batewe inda mutugaragariza nk'abanyarwanda nk'ababyeyi babo bana. Basi se mwara izo fayiro twizere ko rezo ziri muri RIB, uwo mubare ni nawe uri muri RIB. Ubundi iya fere kanyitenyo iyi Minisiteri y'ubuzima yakagombye kuba ikorana bya hafi. Urundi bariko barakorana kwa muganga harimo icyo bita Isange One Stop Center. Iyo Isange One Stop Center imaze kubona ko umwana yatewe inda akaba byari aho ngo afite imyaka 15 irabikurikirana. Ndabizi neza amakuru ndayafite. Iyo bamaze kubikurikirana babantu bajyaye. Yego nicyo nakubwiye rero barabafata. Inzego zo zishobora kuba zikora. Isange One Stop Center kwa muganga zirakora. Kuko ntago ndakubwiza ukuri ukinjiramo bakikuri ko imyaka ari muganga kiri kodinga kituzuye. Ako ka message gahita kajya mu buyobozi. Oya mu mashini y'umukozi wa Isange uri mu maho ngaho. Aho ntago bari kure. Abari kwa muganga ndahaza aho bakorera. Kubitaro hose baba. Ahita zakajya kureba wa mwana bakamuganiriza byagenze biti nira yuguteye ninde papa umwana ninde. Iyo case irakorwa igashyikirizwa RIB. Icyo cyo ndagihamya. Iyo bigeze muri RIB bigenda bite? Hanyuma rero RIB imaze kucyakira ikora dossier ikashikiriza ubushinjacyaha. Uriya RIB ntago bivanga. Bo barafata bagashyikiriza bagenzi ibyaha
ni urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha bamara kugenza icyaha babona cyabaye icyaha bakayishyiza ubushinjacyaha hahandi ndakubwira ngo itegeko ryo mu Rwanda kuri iyi ngingo ni igihuha ndabivuga nshize ubwoba ni igihuha ritabaye igihuha twaba tubona abantu bangana n'aba bangavu kuko buri umwangavu wese urimo hano uwo muteye inda arahari byagenze bite kugira ngo tutabona imanza zingana zitya tubona inda gusa tubona abana bavuka tubure abazi bateye bari ubu niba bari kwidegera ntabwo nigeze ku misozi ko ubugenzacyaha n'urwego rwigenzura ntarushyiraho igitutu nta kiyego ariko mumbwire musobanura abanyarwanda baba barihe aba bateriza inda murabafite niba mutabafite se barabacitse tubimenye niba mutarabacitse bari mu gihugu uwayiteye ariko babaye baranabacitse twakagiye tubona amatangazo ashakisha abo bantu ku maradiyo ku byapa ku biro by'ubuyobozi tukana ngo naka arashakishwa yakoze iki ujye ubibona nko ku kagari wenda ugasanga bari gushakisha umuntu wateye inda muri ako kagari umwana ntabihari iri tegeko ngenda avuga itegeko ntabwo mvuga urwego mu gushyirwa mu bikorwa kwaryo bikurikiza uko ryanditse cyangwa bikurikiza izindi procedure zitari mu mategeko banyarwandakazi niba ministeri itinyutse gutangaza ikintu nk'iki turi 2026 ubwo 2030 tuzaba tugeze kuri bangahe kuko iki impamvu naguciye mu ijambo nyemerera gato ngo ndaribwa nyemerera gato turi 2026 abangavu 2023 baterwa inda batewe inda buri mwaka sibyo 2027 nuko 2028 nuko 2029 nuko 2030 nuko imyaka ibaye ingahe imyaka 5 abangavu bazamaze kurenga 100,000 mu myaka 5 tuhita tubihuza na gahunda y'igihugu y'iterambere iyo bita NST 2 iyi gahunda ya guverinoma y'imyaka y'iterambere igendera kuri manda ya nyakubahwa perezida wa repubulika bivuze iki iyo gahunda yapangiwe abanyarwanda bagera kuri miliyoni 13 nimba nibuka neza umubare wacu yego iyo gahunda ishyirwaho abanyarwanda hashingiye ku ibaro rusange ry'abaturage yego miliyoni 13 none buri mwaka turi kubona abangavu mwumve ko bari abangavu gusa ababyeyi ntibarimo nkunganiye niyo leta iri gutegura igenamigambi bavuga ngo bashaka kuzabyara kuzavuka abana runaka urumva bashingira kuri wa mugabo ufite umugore bashingira ku miryango ninde ushobora kuvuga uyu mugabo afite umugore bashaka kuzabyara batya bagakora projection yego cyangwa bati dufite abasore bangana gutya n'inkumi zingana gutya duprojeze twazasanga famille zabo zimeze gutya zikabyara barakubwira ngo wenda buri aba bana bavutse rero muri buno buryo bavutse kuri bono bana batarageze imyaka y'ubukure ntiwabarojista ko muri gahunda nibemere kubyara none se wa planingira umwana w'imyaka 15 ngazabyara ntabwo ibyo wamuplaningira abo n'abana bari kwiyongeramo ariko bana wa planingira umwana w'imyaka 15 ngazabyara twakwinjira muri plani z'ibikorwa rero tugasanga ari ukundi kuntu bizanyeganyeza ubukungu binyeganyeza imibiri y'abaturage usange n'ikindi kibazo iki kintu kirakomeye ntabwo cyoroshye ariko ndabizi ko ugiye kugaruka kuri bari abagabo abagabo batera inda babana wenda ni abasore cyangwa abana bangana hari aho byanditse ko umwana wavutse aba ari umugabo gusa se wenda ni abasore ntacyo ariko uko byamera kose niba ari n'umwana mugenzi we ahubwo umuntu wabyaba yabaye umugabo niba ari n'umwana mugenzi we banganye imyaka bakubaganye nyine byabaye ni imyaka hari imyaka buriya tugeramo rero twari tuvuga ngo yo kurota wihagarika ku gahuru hari n'indera yo kurota ibindi bintu kwirota yego babyita kwiroteraho iyo icyo kigero cyageze buri imitekerereze imyitwarire byose birahinduka kimwe burya n'inda yafata rwose kiragiye bari ibibazo unyumvire urumva uranyumvira
kiriya gihe ibintu byose aba ari ibibazo. Hanyuma rero muri iyi gahunda ya NST2 ko harimo gahunda yo guteza imbere urwego rw'ubuzima, gahunda ibayita ngo ni gahunda ya kabiri yo kwihutisha iterambere, ko harimo gahunda yo guteza imbere urwego rw'ubuzima, rukagira urwego runaka rugeraho rutari urwa none turiho. ni uguteza imbere urwego rw'ubuzima, uburyo abantu bavuka, todo natalite, todo mortalite, bimwe bikazamuka ibindi bikagabanuka, ubwishingizi byose. Nyakubahwa minisita, aba bana nibura mu igenamigambi mushyiramo ikigero cy'abana bangahe bavutse muri ubu buryo, kubera ko aba bana babyaye ntabwo bafite ubushobozi bwo kwishyura mitiweli, bayishyirwa n'ababyeyi babo. Yego, uretse no kuvuga ngo nta bushobozi, nta nubwo babyemerewe kwishyura mitiweli, ntabwo babyemerewe, baracyarerwa. Ni umwana wabyaye undi mwana reka mu rugo niba harimo abana 4 babaye batandatu, hiyongeyemo babaye batanu, hiyongeyemo undi babaye 5. Ejo minisitiri wa Minaloc azaza kubwira ati mitiweli icyiciro byagenze gutya, nukubita muri calculatrice usanga wageze mu 10,000. Ubu n'umubyeyi yikoreye amaboko. Ariko njya aho so mfite ikibazo, simfite ikibazo ku ngaruka bigira ku babyeyi, oya mfite ikibazo ku ngaruka bigira kuri abo bana ubwabo babyaye bakiri bato, nabo bana bavutse, abana bavutse n'imiryango. Reka da, imiryango nta kibazo, imiryango ifite ikihe kibazo? Ababyeyi babo bafite kuko bari basanzwe babaho, batemaga agatoki munsi y'urugo cyangwa n'ubundi bajyaga guhaha. Ahubwo ndibaza abo babiri, uwabyaye n'uwabyawe n'igihugu, uwo mwana nta murimo afite. Nkuko twabibonye abenshi muri bo ni abatarize, nabize baracikishije. Ejo tuzaba turimo kurira ngo igihugu ni umusaka. Hari ikintu uvuze nanjye mise mbona kandi koko ko ari cyo. Uravuze ngo abana nta murimo bafite, uriya mwana noneho ntiyemerewe no gukora noneho. Aha ntabwo yemerewe gukora iyo mirimo yatuma abasha kubaho. Ashaka gukora imirimo ijyanye n'imbaraga ze, iyi mirimo yo mu rugo, ariko ntiyemerewe gukora imirimo ibasha kuba yamutunga, ivamo icyamutunga n'umwana akabona uko abasha kuba wa mwana yabyaye. Numujyana guhinga uzashinjwa gukoresha umwana imirimo urumva adafitiye ubushobozi cyangwa se yagahato ku mwana. Ntabwo umwana azabasha kuba yakora ngo ahahire uriya mwana yabyaye. Ikintu gita kituma imibereho ihinduka ikaba mibi kurushaho, kurushaho. Kandi iyo nitegereje neza usanga nta nindi support ifatika yo gufasha bariya bana mu buryo burambye. Ndabivuga nuvuga ngo niyo wumvise ngo babafashije ujya kumva ngo babana babyaye mu buryo budakize kugira ngo twabahaye imitiweli, sibyo? Twabaguriye imashini se bemere kujya kudoda bariya badodera wabo. Ntabwo mbizi ariko badodera wabo. Ntago hariho uburyo bwo kuvuga ngo uyu mwana wabyariye igihe kitageze inda itateganijwe azafashwa te mu buryo burambye ngo ubuzima bwe bukomeze kuba bwiza n'ubwa wa mwana we bwiza. Uretse gatoya aribyo urimo kusobanura narimo kumva. Urabyumva, uragira uti azafashwa ati afashwa nande? uzi ko akenshi na kenshi ninde uri mu nshingano zo gufasha uwo mwana? Ni leta. Ni icyo ngicyo nanjye nashaka kuvuga. Ni leta. Mbona na leta akagize uruhare mu gufasha uriya mwana. Uriya n'umwana w'igihugu, uriya n'abana b'igihugu. Kandi akenshi na kenshi uzasanga abana baterwa zino nda, akenshi na kenshi uzasanga ari abana bo mu miryango itifashije. Ni ukuvuga ngo ushyigikiye ko abana babyara leta igahemba. None niba bavutse bigende bite? Nyine leta ihembe. None sidahemba. Ihana babikoze. Nimba ari uko bimeze rero, mbere yo guhemba banzuhane. Banzuhane. Ihana babikoze yite ku bavutse. Nta muntu uri hejuru y'amategeko. Niba uwo muntu wateye iyo nda ari nkindi, kuki nkindi atakurikirana? Yidegembye.
ariko patrimoine bazitera bagatoroka bagatorokera uretse babahari bagatoroke ubu ushatse kuvuga ko tubona abantu mu Rwanda dufite abantu 2023 buri mwaka batoroka bava mu gihugu bakagenda kubera ko bateye inda niko ntago mbitekereza turabafite none se iki kiganiro cyitwa umuzi w'ukuri yego ni impamvu ki uriya gutwita ntago ari ikintu gikorwa umunsi umwe cyangwa ukwezi kumwe umwana kugira ngo avuke indi bimaze amezi 9 wakabaye wakamenye guhisha situation umwana utwite wahisha amezi 9 bitaramenyekana bivuze ngo ibintu bishobora byirengagizwa bizwi nago mbifata nko kwirengagizwa wenda birashoboka ko akantu kuko habwa imbaraga nkeya karimo ariko simfata nko kwirengagiza uti kubera iki iyi mibare ntabwo ari imihimbano nyine ntabwo ari imihimbano ahubwo iyi mibare ni mikeya kubera ko hari abazikuramo iyi ni mikeya kubera ko hari abazikuramo izi aba ni ababyaye aba 60 ku munsi nabagira igihe cyo kubyara zitaravamo nababyaye uruhinja bakarwandika mu gitabo yego ko rwavutse ari ziba zavuyemo abi binini abiki nakubwiye ko ikijyanye n'itegeko ho ntago sinzi be byasaba ko mbona nk'umuntu binyumvisha ariko kubyumva ndabona bigoye ubu ntago mbyumva impamvu ntabyumva dufite igihugu gifite structure yubatse neza mon frère yubatse neza uvuye mu kagari kamwe ujya mu kandi ari bikurikizwa nta rugo nuru rumwe mu Rwanda rubaho yewe n'inzu ya leta nta nimwe yubatse ahantu hatari isibo yego oya buri muntu wese atuye mu isibo buri muntu wese mu Rwanda atuye mu isibo afite mutwara sibo umuyoboye urazo none hari kitangaje utaruzi uruzi ko ari isibo ifite ikigo cya gisirikare ikigo cya gisirikare ni isibo ifite presidence ibaze isibo mutwara sibo ubyukiye kuri presidence abyuka ajya kumara iki ajya kwa president kumara nko mutwara sibo ashaka kubona wakoramo ashana ubundi se waba mutwara sibo uturanye no kwa president nka mudugudu wa president akamwandikira ka message batwandikira urumva ngo umuganda wo kwezi uzakorerwa reka nkubwire abantu mwe iki nicyo bita democracy ariko buri arabikora no sirimo kubara abaturage batanze mituweli nta kugera ukabose ngo president aratanga mituweli uri imagine ngo yarayitanga uretse gatoya no se umuturage hanyuma ukajyayo uretse nyine kucyumva no se kucyumva ari ibintu bikomeye na ya document naka document gutuje ko yatura ko yarimo kubarura abaturage batuye umudugudu we ntago president azamo iyo igihe cyo kwifotoza kigeze abana ba president ntago bajya kwifotoza bajyayo no gutora bajyayo none se iyo mu muganda bajyayo iyo bibaye ngombwa kasaba icyangombwa ntago musinyira indujya muri musinyira se mudugudu se asinyira president se nekereza ariko sinigatoya ariko ni dosiye y'ishyingiranwa ntago iri mu murenge ntago ifite na etat civile ayifite none se ikibazo ni iki amuntu rero oya ikibazo ni iki izima mundi kuvuga gutya nuko ntari kuri urwo rwego nuko utari kuri urwo rwego nuko ntari kuri urwo rwego buriya mudugudu wa hariya His Excellency atuye abifata nk'ibintu bisa ni bisanzwe n'umuturage buriya His Excellency yamuye avuga ati amakuru buriya rijya mubaza ati none se abari burare hano ni bangahe kugira ngo tumenye abantu baraye mu mudugudu wacu ni bande ese ufite abashyitsi Patrick uriya mudugudu n'abakomeye bamudugudu koko mudugudu n'umukuru n'umudugudu dusuze ba mudugudu barakomeye uguma kwanzuza abashyitsi hari ikintu mukanya nagarutseho ndi kukubwira ngo inda ntago imara ukwezi kumwe buri ikintu cy'ukwezi wagisha bigakunda nawe uhita ugaruka uvuga uti buri muntu wese atuye mu isibo buri muntu wese atuye mu mudugudu reka tuvuge ko mutwara sibo na mudugudu akenshi na kenshi baba bafite ibyo bakora cyane cyane bihuye n'izindi nshingano ariko hari umuntu witwa umujyanama w'ubuzima
umujyanama w'ubuzima agomba uzi ko niyo umugore wawe umugore atwite kwa kundi bagenda bazihishahisha uzi ko umujyanama w'ubuzima niba yamaze kubona ibimenyetso bigaragaza ko umugore atwite agomba kumujya akamuganiza akamenya amakuru koko ko aho ngaho muri ako gace ashinzwe harimo umuntu utwite akamuripotinga. None se uriya mwana birinda bigera ku mezi 9 gute mutwara si bataratanga amakuru y'uko wa mwana atwite kandi atarageza imyaka y'ubukure kugira ngo atangire gushakishwa kare babandi bakoze ibyo? Yewe ndakoresha ibyo ministeri zitangaza, ndirinda kuvukoresha ibyo ntekereza cyangwa nakuyahana. Yako nyundeke ni Ministiri Sanzimana Sabe w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango Uwimana Console ku itariki ya 11 Gashyantare 2025 mwaka ushize yatangaje ko nawe yatangazaga imibare ariko akoresha ubushakashatsi bwari bwakozwe na Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu. Ubwo bushakashatsi bwagaragaje ko abakobwa baterwa inda ku bataragera ku myaka y'ubukure ari 57 n'igice kimwe. Ni ukuvuga ngo dufite mu mudugudu wawe ni muri mudugudu ukafitemo abangavu 100, 57 muri bo ushaka kwisanga ukajya kubona ukabona bose barabyaye. Niba bafite mu murenge barabyaye, kumva 57% by'abangavu baterwa inda baba bataragize imyaka y'ubukure. 7 muri bo barengeje 1/2 cy'abangavu bose bari mu gihugu. Abaterwa inda batagize imyaka y'ubukure nibo benshi. Kristo. Ibi byatangajwe tariki ya 11 Gashyantare 2025 umwaka ushize. Ntabwo ari ibintu bya kera. Ubwo bushakashatsi bwagaragaje ko 7% 57% nabazitewe n'inshuti zabo. Kwa kundi abahungu n'abakobwa bakundana. Mu baziterwa mbore twe dukosoreho gatoya. Ahubwo abaziterwa bataragize imyaka y'ubukure 57% bazitewe n'inshuti zabo bisanzwe. Abandi 7% baziterwa n'abaturanyi babo, mu gihe abangana 2% bazitewe n'abo bafitanye isano. Reka twibanze kuri abangaba 7 n'iyi 2 abaturanyi n'abafamiliye. Mu bana 100 baterwa inda harimo 2 bazitewe n'abo bafitanye isano, uncle, cousin, basaza babo, base. 7% ni abaturanyi, abazimya muriro abatuye hafi aho, abaturanyi inshuti zibatahira ubukwe mwabatirishije. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abangana 68% bari munsi y'imyaka 18 batewe inda biturutse ku cyaha cyo gusambanya umwana. Reka tugarukira aha ngaha tube dushinze agatanga icyaha cyo gusambanya umwana. Madame Uwimana Console, Minisitiri w'Umuryango, mukimara kubona ko 68% byaturutse ku cyaha cyo gusambanya umwana, muri ministeri muyoboye mufatanyije na Minisiteri y'Ubuzima yabahaye n'iyi mibare n'inzego z'umutekano n'urwego rw'ubugenzacyaha rwagejeje icyaha koko bagasanga n'ubusambanyi bwabayeho n'icyaha cyo gusambanya umwana. Itegeko ryarubahirijwe bo babasambanyije barahana, yego oya? Iyo wanarije ubona icyuho kiri mu mategeko, kiri mu bucamanza, bipfira mu bushinjacyaha no mu bucamanza. Kubera ko ndabizi neza ko RIB irakurikirana iba yabikoze. Nubwo natari 100% atari shyashya. Muri izi dosiye nibagiye dosiye 100 ndakubwiza ukuri hagerayo nka 70-30 zigarukira mu mayira. Urkumva? Zigarukira mu nza ntabwo zigerayo. Mbonye ikintu murangira yavuze ejo. Urumva? Ariko musi ndabamvanza harira. Usubiye mu gitutsi ni ubutukanye. Uri uko ibyo twavugaga ejo twikomereze.
nahenze kurimo kureba imibare y'abatewe inda nabyo nabirebye mba nkaguyeho nuko abangana na 50% mu baterwa inda muri za nda ziterwa 50% urumva aribo bibangana abangana 7% batewe inda biturutse ku gufatwa ku ngufu. Iki si icyaha? Ni icyaha. Abafashe ku ngufu turabafite muri magororero. 25% bafite imyaka iri hagati ya 18 na 19 batewe inda zitateganyijwe biturutse ku mibonano mpuzabitsina bakoze ku bwumvikane n'inshuti zabo. None sekere tukiri muri wa mujyi wo kuvuga ngo ibintu bitatu by'ibihuha bituma ubu bwiyongere bukomeza kwiyongera. Iki kintu kidacika. Icyambere tumaze kubona kari itegeko. Suko riribi, suko ridasobanutse, ahubwo ubucamanza ntibukurikiza itegeko. Ishyirwa mu bikorwa. Ishyirwa mu bikorwa ry'iri tegeko rirasa nkaho ritareba donc wenda reka mvuge mu buryo bwawe. Mbese birareba abandi abantu batari abanyarwanda muri rusange. Ndimo kwanaliza ibyo wari umaze kumbwira mu kanya, urahita ukomerezaho. Uravuze uti mbona icyuho kiri mu bucamanza, sibyo? Yego. Hari imanza ziciwe. Yego. Ngo ribu iba yabikurikiranye. Yego. Iyo ribu yakurikiranye irafata. Ita muri yombi. Yego. Iyo imaze guta muri yombi ishyikiriza ubushinjacyaha. Kubyumva? Ese abo bantu ribu iba yabafashe ikabashyikira ubushinjacyaha bubakira imanza bukabagira bere bagataha. Bagataha babaye abere. Ubutaha ni mujya kuduhiza iyi mibare hari ikintu kiburamo nyine. Mujye mutubwiye muti na abana basambaje 2023 niko sorry abatewe inda 2023 dufite 2021 bafashwe wenda bibiri byabaye abere. Bibiri byabaye abere twasanze harimo kandi. Cyangwa se 10 byarafashwe birakurikiranwa byarahanwe 6 twarabibuze gutyo. Icyo ntekereza none se muri kwirata inkovu z'imiringa muri kwirata ibyo mwagezeho. Minisiteri y'ubuzima na Minisiteri y'umuryango muri kutugaragariza iyi mibare buri mwaka muri kwirata ibyo mwagezeho. Reka nabyo tuvuge ko atari bibi. Nibura baragaragaza ko ikibazo gihari. Nose barakigaragaza nk'ikibazo. Niye bari kuvuga ko hano ikiri ikibazo. Baragaragaza ko ari n'ibitangazo. Bari kuduha imihigo y'ikipatiri. Minisiteri zabo zirakora neza. Zirakora neza ko zirakora neza zifite imibare. Yes. Iyo ni imihigo. Zirakora neza zifite imibare. Mu mibare batugaragariza harimo abangavu batewe inda bangana gutya. Hari n'ibindi bagenda batugaragariza. Abandi sida bangana gutya mu buryo bwinshi. Uyu ni umwe mu mibare bagenda mu mibare y'abatugaragariza. Mu byo babashije gukora neza. Mu mihigo niyo mvuye ngo ni imihigo. Ntago bahize ko abana b'abanyarwanda bazaterwa inda ari benshi, sibyo? Ntago babihize. Ariko bahize kutugaragariza imibare. Ariko none ndibaza mu mihigo yabo mwaba mwarahizemo gukurikirana ibi byaha. Niba birimo muduhe n'imibare y'ibyakurikiranwe nuko byagenze. Ariko ikibazo ntago Minisiteri y'ubuzima ifite muri gahunda gukurikirana n'ibyari. Yego. None ribu ikabishyikiriza ubushinjacyaha. Yego. Niba ro Minisiteri y'ubuzima yatangaje imibare ikayikubita hariya. Urumva? Niba abo bantu 23 ribu itabafite cyangwa se idafite amadosiye yabo itarabakurikiranye. Ikibazo cyaba gifitwe na ribu itarafashe ngo ishyikirize ubushinjacyaha tubone ikibazo giherereye. Ayo madosiye 23. Wemera ko hari? Ndemera ko hari pe. Okay. Mbihagazeho ndemera ko hari. Okay. Muri ribu arimo. Niba muri ribu arimo rero ikibazo kiri gupfira ahandi hano n'akantu gato. Niyo mpamvu rero izi niba ribu ayo madosiye yafite iyi maze kuyagira y'amadosiye maze kuyagira iyaregera ubushinjacyaha. Ese yeregeye ubushinjacyaha nibwo businziriye. Ni ribu itaregera amadosiye ikayabika gusa. Ipfundo riri hagati ya ribu n'ubushinjacyaha ko dufashe ko ariho bishaka kuba biri gupfira. Ni ikihe kibazo kiriho? Nabikubwiye navuye ko iri tegeko ni igihuha ni baringa ririho mu nyandiko kuri terentari hari. None ribu nayo yaba yarejise ariko nifate ntikurikirane ngo ifate bano bantu.
ikayaruje icyo navuze ni uko izo dosiye RIB irazifite ntabwo navuze abantu okay wavuze dosiye RIB irazifite nkuko n'abana nabo bafite imibare iramutse zifite ikazibika byabimaze n'ubushinjacyaha ibirego byashyikirijwe barabifite icyabuzemo nakubwiye ngo nta kosa na rimwe mbona ku rwego urwo arirwo rwose buri wese ari kutugaragaza imihigo ye icyabuzemo ni akaboko ko gukurikirana kugeza ku musozo. Ninde ukurikirana? Ni ubugenzacyaha, ni ubushinjacyaha buhana. Ribu umwana yaje kwa muganga abyarirayo, muganga Minisiteri y'Uburezi y'ubuzima ribu bihari hariya kwa muganga. Yego, Minisiteri y'Ubuzima irarekodinze bona ko harimo icyaha, ashobora kuba harimo icyaha. Ihaye amakuru Isange One Stop Center. Muri ribu na polisi. Ubwo muri Minisiteri y'Ubuzima birimo bigiye muri ribu. Polisi ntagizamo. Ribu polisi ntagizamo. Bigiye muri ribu. Ribu ubwo dosiye zose amakuru amaze kujya mu bigo bibiri. Noneho mu kwa gutanga raporo ko bavutse ko bapfuye imiryango n'iki, Minisiteri y'Umuryango ibona ubushakashatsi, donc ibona indi mibare nayo. Yego. Iturutse kuko ishinzwe mu byo ishinzwe n'abana barimo. Kuko none cya kigo cyitwa NCDA kiri mu nshingano za kiri munsi ya Minisiteri y'Umuryango. Imibare irabonetse. Amadosiye arakozwe muri RIB. Ashyikirijwe waje kubyara n'umwe undi yasigaye mu giturage. Birangombwa ko bajya kumuzana. Ndabizi neza hari abafatwa. Ntago biri kuri zero rwose. Ntago biri kuri zero. Hari abafatwa. Ariko hari n'abadafatwa. None hari n'abafatwa, muri bandi bafashwe harimo n'abarekurwa. Niyo mpamvu nakubwiye inti RIB irakora akazi kayo nibyo, Minisiteri y'Ubuzima igakora kayo nibyo, ikaramira ubwo ubuzima bw'abana w'umuryango byagera mu mategeko bikazimira. Hakaba nese kwitegeko ribihana rihari. None se urupapuro nirwo ruhana umuntu? Umuntu ahanwa n'itegeko. Oya, kuburwo urupapuro ruhari bihana umuntu. Bigaragara ko icyaha cyakozwe. Urwo rupapuro umuntu yaza akavuga ngo ndizanye ngo gukora ko ari itegeko. Hari abashyira mu bikorwa iryo tegeko. Yego. Abo rero nibo ntarimo kubona muri iyi dosiye. Uri kuvuga abashinjacyaha? Abari bo bose. Nyine nge nayo baba bari bariga. Nakomeje twahere kuri minisitiri. Niba bitana ba mwana, RIB ikabiharira ubushinjacyaha. Ubushinjacyaha nabwo buti ntabwo twashinja umuntu icyaha tutabonye RIB mujye kumuzana. Bigaho baterana amagambo. Ndivuga ngo navuze ngo abashinzwe gushyira mu bikorwa ririya tegeko. Uwari we wese bireba. Harimo intege nke. Ni igihuha, harimo intege nkeya. Uburyo bikurikiranwamo ni igihuha. Harimo intege nke. Uti ni iki? Ni igihuha. Ni igihuha. Itegeko rirahari, rirasobanutse, ryubatse neza. N'ababikurikirana barahari, inzego zirahari. Ariko les personnes, abantu mujye kuri field, kuri tere gukurikira kiriya cyaha. Baba bagenzacyaha, baba bashinjacyaha, baba abaganga, les personnes bajyayo. Ntabwo nzi amazina yabo. Abantu les personnes bagera bahindutse ibihuha. Kubera ko batari ibihuha, twagaruka tubona ngo twakiriye abana babyaye ni 2023, dufite dosiye 2023, muri 2016 biri gukurikiranwa. Igihumbi cyarabuze. Ariko nacyo kiba gikurikiranwa niyo waba udahari. Muri amatangazo ro baduha, aho kugira ngo Minisiteri y'Ubuzima igize itubwira imibare iceceke, bajya babanza bakusanya ibyemenyetso byose. Nibyo muri babaze no muri RIB, mwebwe ko mwabonye ko Isange One Stop Center byagenze gutya, mwabishyikirije inzego. Yego, izabure bajye mu gishinjacyaha, mwashinjije zingahe? Bajye mu bucamanza, imanza mwaje nizingahe? Ikintu uvuze ndacyemeye. None bazaduha imibare yuzuye. Nyuma y'ibi ngibi Sabe yatangaje, Minisitiri w'Ubuzima, twakagombye kumva nanone Murangira. Twakagombye kuva Murangira Thierry, donc ashingiye ku byatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima. Twakagombye kumva urwego rw'ubugenzacyaha. Mvuze uvuga
twakavuga ko mu rwego rw'ubugenzacyaha RIB rutangaza ruvuga ngo hari ibyo minisiteri y'ubuzima yatangaje byabariye abana 2023 twe nka RIB twakoze ibi. Yego ibyaturebaga nibi twarabikoze twagenjeje ibi byaha muri abantu 2023 bateye inda bari abana dore ukuntu twebwe ibyo twakoze nibi. Yego aho hantu ntago bigaragaramo. Noneho tukaza no kubona umuvugizi w'urwego rw'ubucamanza yes avuga ati nibyo RIB yaduhaye ibi natwe turi gukora ibi dukurikirana amadosiye ya abo twamaze ayarangiye naya hafunzwa baba bayabere naba bikaba clear agikurikiranwa naya bikaba clear. Naho nibigomeza kunguko ejo muzaza mutubwira ko ari 2026 dukoma amashyi ngo byagize bite Patrick. None se ubu ngubu mwabikoze iki? Nese twakoma amashyi none byaba nimba hari warize se ninde munyarwanda warize akimara kubona iyi mibare munana bisoma kigendera kumane ngo birababaje ngo birakabije noneho bikarangirira aho ese nuko byakagombye nicyo koko birangirira abana bacu bari gupfa gutya bari gusambanywa bari gushukwashukwa ese u Rwanda ijambo rimwe ngo bari kwangizwa twebwe tujye tubisoma mu kinyamakuru umwaka wa mbere byarangiye reka tugeze imari y'umwaka utaha nayiraje iyo umwaka utaha gutyo tu hanyuma wateye inda akabona nta nkurikize ejo zatera indi imwe se imwe azavuga ati bushize narayiteye umwana akana ariko ibi bintu imwe konzi ko bitabibanga ibi bintu ntago byabibanga ntago bavuga ngo ababyeyi ngo babihishe inzego za gutize RIB ko mujya mutugaragariza ngo bibye amatelefone uwibye telefone n'uwateye umwana w'imyaka 15 ninde mwakwiye gufata mbere bo bose bagomba gufatwa bo bakoze ibyaha ninde mwakagombye kugaragariza isi uyu muntu yateye umwana w'imyaka 15 inda kandi uyu muntu afite imyaka 32 koko uje umuntu yibye telefone y'ibihumbi 20 cyangwa 100 yakoze icyaha kingana n'icyo gufasha umwana w'imyaka 15 akamushikisha irindaza akamutera inda koko hari ikintu bita future ejo hazaza uyu mwana byari imyaka 15 Batri ndamukumva umwana byari imyaka 15 icyerekezo cye n'imigambi ye n'icyo yifuza kuzaba cyo ugira ngo bidatanye iyo umwana warize nawe ararira baretse unyuzuriza interuro nagira ngo nkuzurize ariko ngaho komeza ubu urimo gutana okay ntacyo iyo umwana warize uwo mwana nyina agira agahinda yagira agahinda ubwo umwana wenda ariza ashaka iki akaji nyina agira agahinda yagira agahinda akibuka ko hari umuhungu w'umunyonzi w'umumotari ufite cyangwa se undi muntu ufite akabutike aho ngaho wari umaze iminsi amubwira atari ko wazansuye wase tukazasohokana ese wazaritse ngo tukaganira ahita avuga ati ariko byanga byakunda buriya kanaka ninjya kumureba reka nivuge ninjya kureba nkindi ndamukuraho 1000 umwana wanjye ari yakaje amwe yakaje sorry birangira uwo mwana yaduye ingeso noneho yo gukora uburaya kumugaragara kubera iki ntago yabona umwana warimo kurira yabuze irindazi kandi ari ahantu yajya kwifata muri boutique bakagira ibyo bakora umwana wakaceceka gahora kishima kamera nk'abandi ari udukweto kwa plastique ari bugende umuntu wo muri boutique ugafite bakagira ibyo bagira akamudukweto tw'umwana we donc atangira kubikorera rwanira ishyaka ry'umwana we nk'undi mubyeyi wese ariko tuba dufite umwana winjiye mu mwuga w'uburaya afite imyaka 16 ndagira nkumenyeshe ko nta bushakashatsi nakoze ariko niko mbitekereza abantu ubona abantu batangiye uburaya umwuga w'uburaya bakiri batoya akenshi usanga barabanje kubyarirwa ubuzima bw'abakubita bakajya gushakisha ibitunga abantu nko kwamaze kwifuza ibyo bikarangira none ariyo ngeso yadukanye ubuzima bufata umurongo gutyo burundu ngurwo rwaruka dufite rero mu myaka 3 iri imbere 5 n'urwo ngurwo noneho urwo sinarwo rwaruka cyangwa se urubyiruko mu Kinyarwanda ngaba ababyeyi bo myaka 10 iri imbere niba koko turi dufite imvugo ivuga ngo twubaka u Rwanda twifuza ntago twebwe
turwifuza. twega u Rwanda turashaje turimo kubamo rwubatswe n'abandi tubanjije. Uri kubyumva? Aya mahoro turi kwenjoyinga, uyu mutekano, iri terambere byubatswe n'inkotanyi mu myaka 30 ishize. Sibyo? Noneho twebwe ubuzima bw'abana bacu natwe reka tutakiri kubwubaka mu myaka 30 iri imbere. Nirwo Rwanda twifuza rwo mu myaka 30 iri imbere. Ngaho rero mu myaka 30 iri imbere kuri uyu muvuduko w'abana baterwa inda mu myaka 30 iri imbere ngurwo Rwanda. Reka twumve isaha. Ti uwo ukunda aragushaka ngo ahubwo uri gutinda kuza kumureba. yamushakiraga iki ariko yamushakiraga iki? Dufungure umurongo wa telefone. Dufungure umurongo abantu batubwire ku byo tumaze kuvuga mu kanya. Turakira nibishoboka, turakira abantu nka 2 cyangwa 3 batubwiye ni 07966911. Hanyuma ubutumwa bugufi twakiriye yaragira ati reka duhere kuri rwanda bwa Bukayo. Sibyo? Aragira ati ni urugamba rukomeye ruri kureba umuryango nyarwanda kuko abanguvu baterwa inda usanga ufata uruhande rumwe ngo ugere ku muzi nyawo, ahubwo bikwiriye kuba uruhare rwa buri munyarwanda aho ava akagera. Mbere na mbere bihere mu muryango umwana barizwamo. Ababyeyi baburira abana babo umwanya kubera ko bari gushabika. Ibyo rero umwana yisanga asa n'uri wenyine, bikorohera umushuka gusa, ariko n'urugamba nk'izindi dukwiriye guhagurukira rimwe twese nk'abitsamuye tugafatanya uru rugamba. Voice FM waramutse. Allo, waramutse neza? Mama kurikiye ni mu karere ka Kirehe. Yego, witwa nderere? Witwa nde? Shani ni murenge karere ka Kirehe. Yego. Mama kurikiye kuri insanganyamatsiko y'abakobwa baterwa inda. Yego. Koko y'ubirebye ubona ari ibintu bikabije. Bimaze gukabya? Ala? Oui, bimaze gukabya? Birakabije cyane. Kandi koko turajya muri viziyo, ariko viziyo turi kujyamo. Niba umwana baje guterwa na buri gihe uko mwatangiyemo buri kiganiro muri ariya masaha kuko abana baba batewe inda. Wareba niba turi kujya muri viziyo. Yego. Viziyo y'abana baterwa inda batarageza igihe cy'imyaka yabo. Nta uri murengeje 20 rwose. Nawe rwose uriya mwana nawe abakiri umwana akeneye kurerwa nk'abandi bose. Yego. None niyo umwana aramutse atewe inda n'uwo muntu wamutera, n'igihe noneho ureba n'uwamutera nawe ugasanga ni umwana nawe n'undi mwana, ni imyiga guhuma ibiri. Abo bana nibo uzasanga babaye za mayobo zo mu muhanda kuko aterwa inda ari umwana yabona bimucanze. Rimwe ryaba bite n'ababyeyi nabo batamwumva neza bakaba bamuraza ku nkeke. Ya nkeke bamurazaho, uwo mwana yamara kumubyara akamujugunyaho. Abagiye mu mujyi za Kigali hirya iyo. Yamara iminsi nanone akagarura undi nanone. Yego. Uko bajya bavuga ngo rwose nawe burinda bucya aryabyara uwa mbere akabyara n'uwa kabiri. Cyane bijya bibaho rwose, tubibona se? Yabibona cyane, bigiye bita abantu duturanye benshi cyane, njya mbona akabyara rimwe akongera akabyara irya kabiri. Ni ukuvuga ngo mbere yaramubyaye iwabo bamuteje umutwe arirukanka. Iyo ageze naho arongera ahura n'undi nawe umushuka arongera amutera indi. Wajya kureba ugasanga iterambere turi kujyamo uwo mwana yakagombye kuba uwo mukobwa aribwo ari gushaka ubuzima. Yego. Ubwo kwiga ntiyize ngavuga ngo wenda arize aranarangije niba yikeneye niyo diploma ifite. No ni ukuvuga ngo yiteza ikibazo agiteje n'iwabo n'igihugu muri rusange.
igihugu muri rusange aribwo usanga abantu bari kujya ku mirenge none ugasanga rimwe abana banditse kuri ba sekuru kandi ababateye inda baraho ngaho ibaze noneho umwana wa mwe uzakura avuga ngo papa n'uyu ariko uwo mu mategeko ni sogokuru ni ukuvuga ngo ni sekuru akongera akaba na se uwo mwana ajya no ku ishuri bakamubaza ngo papa we ninde azavuga sekuru yego yewe ukuntu uko mbireba pe leta yacu uko itureberera mu bintu byose ikatugira imbere ibintu byose ikabidukorera yego bariya abantu bateye bariya abana inda ntaho bagiye ntibapfuye barahari yakagombye gukurikiranwa kuri uriya mwana yego ikibazo nawe ni umwana ariko se ni umwana uwo mwana yakagombye kuba afite ishingiro bakamenya niba nanakura n'aho azabariza yego biratangaje kuba uyu munsi umwana ashobora kujya kwiga bamubaza se akavuga sekuru kandi nanone sekuru aramuzi wamuteye inda ariko bijyanye n'ingene y'abanyarwanda ngo ntibingeho noneho reba wenda tubere kubishyira muri iyi myaka turi mu ubu ngaho tekereza mu myaka 10 iri imbere uko bizaba bimeze nimba nta gikozwe none se impamvu nayo ndi kubivuga gutyo urareba mu Rwanda mituweli yariyongereye yego none se ubwo umusaza arafata abuzukuru batatu afate na nyina nukurera urere nyina urere n'umwuzukuru nyiri gutenda araharagaramye ntazi ngiripfa ntazi bikira uri umubyeyi nawe narabyaye ariko urenze ibishoro bijya ku mwana ni byinshi ni byinshi cyane ni ukuvuga ngo umwana yakagombye kuvuka akagira aho abarizwa uwo mwana akora ni nk'ikirara ni naryo ngo abantu ubona benshi dukurana yego umwana agakura ameze nk'icihebe none se umwana wanditse kuri se kuri sekuru waza umubwira iki ubundi reka waza umubwira iki aho hantu ugiye rero marenge Bible ariko gutinda kuri abo bantu kuko nkuko muhazamo bati Bible yakagombye kuteka ngo yakoze iki none ubushinjacyaha nabwo ukavuga ngo natwe twakoze iki abateye inda naba bafashwe naba none umukobwa umuhungu aramara gutera inda akikomeza ishuri ry'akarirangiza umwana w'umukobwa we akarivamo none yamara kunarirangiza ntavuze ngo niba wa muntu bajyanye ikibazo reka niba yamurwaze aba ari nawe ashaka yamajije kurangiza ushobora batito byari ingegera ntacyo twavuga n'inkandagira bitaba umugani wa kera uko twabivugaga yego ubwo rero wa mwana aramwandagaje wakomeje ishuri rye ariza ararangije yishakiye indi nanone nawe wize nkawe ubwo ngo wa mwana ari mu gihirahiro nta hantu afite nta habarizwa ntazabaza ngo se data ni ibibazo urakoze cyane rwose igitekerezo cyiza pe mbakurikiye nanjye nkunda kumva cyane maniyere mu karere ka Kirehe urakoze cyane rwose umuvandimwe yaduha igitekerezo cyiza kandi cyumvikana wa mugani abazibatera bikomereza ubuzima nkaho nta cyabaye w'abana bahangayitse amahirwe yabo arangira ubuzima bwabo buhatikirira barangira ariko nabagarutse kuri cya kintu twaze tuvuga niba minisiteri y'ubuzima n'iy'umuryango batweretse imibare y'ubutabera y'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha n'iy'ubutabera mutwereke indi mibare ngenda ndashima minisiteri y'ubuzima nabigaragaje yego niba uri bigaragaje twebwe icyo tugomba gukora twaragikoze dore ngiki none twete twibaza kuki tugaragarije abandi bari he ngo batwereke icyo bakoze kuri iki kibazo minisiteri y'ubuzima yagaragaje ntabihari niba binahari mwibigira ubwiru ntabwo guhana umuntu bikwiye kububwira ariko umunyarwanda aca umugani ngo ujye gukira indwara arayirata iyi ndwara ntishobora gukira itagiye ku mugaragaro ngo abantu bamenye ko ibyo atari byo mu mwaka wa 2024-2025 abangavu babyaye bari munsi y'imyaka 18 bo mu karere ka Ngoma honyine Ngoma yonyine bari 1174 muri bo 322 bari bafite imyaka iri hagati ya 14 na 17 abandi 852 bari bafite imyaka iri hagati ya 18 na 19 ubu tugiye muri records zo mu karere dufitemo abantu
1,174 bo muri Ngoma bari mu magororero cyangwa babiryojwe by'amakosa ibyaha bakoze nanjye byisa amakosa kandi ari byaha barahari biragoye gupfa kubabona sibyo barahari aka ni akarere kamwe ko mu burasirazuba uri kumva mu burasirazuba hose urumva mu ntara yose y'Iburasirazuba yose mu myaka 2 ishize harimo abangavu 17,000 by'abangavu babyenda batewe inda bashobora zitatu. kuziterwa ntayibyara ariko yarayitewe 17,000 nuko ngo 2024 akiri umuntu tubaze twumva icyo gitekerezo pe waramutse neza Allo oui waramutse neza aramutse witwa nde uherereye he Nyagenimana yego Hagenimana Hagenimana agira ngo twibwire ese yigendera mu ntara y'Iburasirazuba 2024 hasambanyijwe abangavu 8,000 kubyumva 583 muri bo abana bafite imyaka iri munsi ya 14 bafite 14 bari 34 ariko umwana imyaka 14 please 14 rimwe kabiri gatatu umwana w'imyaka 14 uzahana bayiga 14 abari mu wakangaye buriya we bari mu wa kabiri segonderi yatasibiye abari mu wa kabiri 14 abari mu wa kabiri 14 abari hagati ya 14 na 17 bari 2,240 abo ntago barenze mu mwaka wa gatatu segonderi yego abari bari hagati ya 18 na 19 bari 6,339 hano umwaka wa 2024 sasa muri 2025 umwaka ushize abangavu batewe inda mu ntara y'Iburasirazuba bari 9,376 hari harimo 26 bari munsi y'imyaka 14 bari munsi y'imyaka 14 harimo n'aba 12 n'itatu abana bari hagati y'imyaka 14 na 17 bari 2,245 naho abari hagati ya 18 na 19 bari 6,998 mu ntara imwe y'Iburasirazuba. Iyi mibare ni imibare hanitse, ni imibare iri hejuru cyo kora nshima ministeri ko yagaragaje ko ikibazo gihari, ariko hari icyo bagerageze ubutaha bikosoke. Twavuze ku itegeko tubona rwose pe cyangwa itegeko cyangwa ni ryiza gushyirwa mu bikorwa ryayo. Reka tugaruke ku buzima rero. Minisitiri Sabin Nsanzimana n'abandi murabizi neza ko buri mwaka muzana amatoni, donc leta y'u Rwanda izana amatoni n'amatoni, itumiza amatoni n'amatoni y'udukingirizo. Mu bajyanama b'ubuzima muri buri mudugudu harimo abajyanama b'ubuzima 4. Nta numwe uri mu budafite agakarito ikarito y'udukingirizo. Mu tubari udukingirizo tubamo. Ubyumva? Yego. Ubu ngubu umujyi wa Kigali hari naho bashyizeho poste zo kudufatira ku buntu ugenda ugafata utushaka. Izinda zirarenga zigaturukaye. Ahantu mbona izinda zaba ziva, aba bana tumenye ko ari abana. N'ibyo bintu bijyanye na prudence, utwo tuntu tw'udukingirizo nibi bintu ntabyo bazi Patri. Mwana w'imyaka 15 ibintu bya prudence ubimukoresha nawe ntabyo azi. Ahubwo ubimukoresha ni umugome. Oya, ubimukoresha nawe ntabyo azi. Ubimukoresha we abikora bizi. Kandi nkubwire uko izinda turi kuvuga ngo zarinjiye nyine barasamye. Ni nako n'indwara zinjiye muri abo bana. Byo wenda nta bushakashatsi twabonye bya minisiteri y'ubuzima, ariko izi ndwara zandura. Ubu se nyine ko batubwira abatewe inda, ubu tugiye kumenya none ngo abasambejwe bakanduzwa indwara. Bakanduzwa indwara. Abo nabo ni benshi. Muri 2023 urumva mu Rwanda
ubundi mu Rwanda hakoreshwa miliyoni 4 z'udukingirizo. Udukingirizo tungana dute? miliyoni 4. Ibaze ko inkuru yanditswe icyo gihe avuga ngo miliyoni 4 z'udukingirizo zitangwa mu Rwanda ku mwaka zabaye iyanga. Uraseka iki ko hanze hari abantu Abanyarwanda ko mbemeye barakaze miliyoni 4 ni iyanga. ubwo niba ari iyanga ubwe Mbuze ikintu mvuga. ubwo niba zarabaye iyanga ubwo urumva iyo zitaza noneho n'iyi mibare iba ari hejuru cyane ko biri kose burara bagerageje kubikora. Abenshi mu rubyiruko bavuga ko ngo nta mpamvu yo kurira bombo mu ishashi. Ibi byatangajwe witwa Nyiraneza Betty ni urubyiruko rutuye mu murenge wa Kiramuruzi mu karere ka Gatsibo. Afite imyaka 19. Iyi rero ni imyumvire nayo ituma iki kibazo nacyo gikomeza gufata indi ntera. Ni imyumvire ituma iki kibazo kirushaho kugenda gifata indi ntera, iyo myumvire nayo. Ibihumbi 230 by'abafite ubwandu bw'agakoko gatera sida. Muri bo 3% nibo bafata imiti igabanya ubukana. 94 cyangwa oya 6% banduye sida ntago bafata imiti. Mu rubyiruko muri abo bana mu Rwanda hose muri rusange. Ibihumbi 32 mu rubyiruko oya mu Rwanda muri rusange oya ibihumbi 2992 bari munsi y'imyaka 24 barwaye sida mu Rwanda. Nabano bana rero ushaka gusanga nabimibare irimo cyamaye nk'agahoto daraho nibereye kere turaganaye. Icyo kibazo gikomeye ni ikibazo gikomeye. Abaduteze amatwi turi kuganaye. Niba leta y'u Rwanda izana udukingirizo miliyoni 4 ngo nivuga ngo ingeso y'ubusambanyi imaze gusa niyabaye umuco ku buryo udukingirizo dusaga miliyoni 4 dutangirwa ubuntu twabaye nk'agatonyanga mu nyanja. Bazana izindi umva bazana utundi. Dukeneye udukingirizo tungana iki kugira ngo duhaze imibonano mpuzabitsina muri miliyoni 28 cyangwa 40. None se dukwiye kubura cyangwa dukwiye gusaguka? Dukwiye gusaguka ntabwo dukwiye kubura. Bazana udukingirizo miliyoni 40. Hanyuma rero icyo navugaga kuri iyi ngingo y'udukingirizo mvuga ngo ni igihuha. Turimo kuza tukabiyanga. Ubuzima turi kubiyanga nuko turi kuboneka. Twigize kumva iminsi yashize hari abadepite bavuga ngo batora umushinga w'itegeko ryemerera abangavu kuboneza urubyaro. Ariko babivuga ntibagaragazaga neza ikibazo ariko bari bakizi. Donc ibi twe turi kuvuga kano kanya bo bari barabibonye kare. Baravuga batereka dutanga udukingirizo. Ibyateje ikibazo ni ikihe kuri iyo ngingo? Guha umwana uburenga donc byari gusa nk'uhaye umwana uburenga noneho bwo kujya gukora imibonano mpuzabitsina uko ashaka uko abyumva. Hari ikintu cyitwa kokora kururumba. Uko kubukwa niko kururumba ejo ugasanga nta rubyiruko nta ibi bintu byasaga nko kongera inzoga umuntu wasinze. Kugura inzoga umuntu wasinze agahita agendera rimwe noneho. Byari bimeze nko kugurira inzoga umuntu wasinze. Reka nita umuntu aragiye. Ibi bisobanuye iki rero? Bisobanuye ko gahunda zishyirwa mu rwego rw'uburezi mu mbabarire rw'ubuzima zo kurwanya sida, zo guhangana no kuboneza urubyaro n'iki ziri mu bitiza umurindi gusambanya abana. Icyo nacyo ni ikindi gihuha cya kabiri. Ariko nabyo ntibyakunze. Biri mu biti aho babishakaga ntibyakunze, ahubwo byagiye gutanga umusada handi. Kuko ntago ari abagabo baboneza urubyaro cyangwa se abagabo bakuze bari kugura indaya hirya no hino barimo kwikingira ngo bakoreshe udukingirizo tungana miliyoni 4. Ntabwo ari abo gusa. Ariko n'ubundi n'urubyiruko ruri kwenjoyinga uwo munyenga. Utu dukingirizo tudahari n'ubundi uri kubyumva? Aba bantu miliyoni 4 bakoresheje utu dukingirizo
ntago ari abantu miliyoni enye ni udukingirizo miliyoni enye iyo ugiye kureba ku ipaki tuza ari dutatu okay abari kire ariko pati wajyumvira kwiye abari kire byagiye gutiza umurindi ubusambanyi mu rubyiruko kuno badutangira ubuntu rero icyo biza ngo iyo nyihoramo cyangwa ngo kamenyero yenze nyina ushobora gutangira wirinda ukoresheje izo condoms nk'uko bivugwa wamara kumenyera ukagenderaho nimba wari uzimenyereye ufite imyaka 25 ugakubita n'akana k'agakobwa k'imyaka 14 kugashuko kakabwira ko ari nta bidanje biroroha niyo mpamvu navuze nti byatije umurindi mu mitekerereze y'abana barushaho kwangirika niba tubona ku nzoga handitseho ngo ntiyemerewe gukoreshwa n'umwana w'umunsi imyaka 18 ariko n'undi tukarenga tukabona urubyiruko ariko niba ariko gatangazo kariho kuri kondomu byanditseho ntabiriho bivuze ngo umuntu wese yemeye kuyikoresha ibyo bintu rero bitagira ikintu bikumira bishobora gutiza umurindi icyiciro kimwe cy'abatarabinararibonye babyanditseho byatuma batabukoresha babyanditseho bati kirazira ku mwana reka nkwereke nuko amasaha yatujyanye ariko utekereza iki byanditseho kirazira ku mwana umujyana mu buzima ntukage umuntu w'umwana sibyo abajyana mu buzima ntibagatanga ariko nguwo abajyana mu buzima baragatanga none se baramutse barega batagatanze wa mwana ashaka gutirimuka kandurira yo buretse gatoye nawe nashaka kukubwira rero ibyo byo kugatanga rero nibyo bitiza umurindi ubusambanyi utagatanze ashobora kuba ate kangende gake cyangwa se akavuga ngo nshobora guterera cyangwa kutwarinda erega bitangiye nibyo bita ngo imikino ivamo iki bitangira ukinisha kurya ugahaga bitangira uri kugakoresha wumva ko wamara kuba metere ukakajugunyiyo ntongera kugatekereza maze ndore kubera iki mindset mu mutwe uba waramaze kwangirika ngo kwirinda kwa biba byarapfuye n'ubusa mu mutwe waramaze kwangirika nta cyaguhagarika gukora imibonano mpuzabitsina kandi wamaze ufite experience y'imyaka ingahe ubikora buri munsi waramaze kwangirika nta cyaguhagarika icyo gihe rero haba kibita kambaye akaba kabi waramutse neza waramutse yego ravugana na Tumwine Nyagatare yego Tumwine noneho rero aho hantu umunyabuzima uwo ari we wese aragafata agahereza umwana ahubwo nta n'umuntu mukuru ujya kukazana ntawe ujya kukazana n'urubyiruko nta muntu mukuru ujya kukazana umuntu mukuru arifata akareba umwana w'imyaka 5 w'imyaka 7 w'imyaka 10 ati genda ukangurire kubera isoni ntago bakagura abajyana mu buzima butagira ubuntu kujya kugafata ngo genda hari n'abagiye kukagura naramukuru kugenda mwarira dukubwira bakumvera akakantu nuzo ndaguhije no cyo kugura bisi uwo mwana watangiye kujya kukagurira abandi nuba mva ko minsi mike azagenda akakigurira niba umwana bakunda kumutuma ubwo nyiri butike nta mwita umukiriya ubwo rero cyabaye bavuga guti uko bavuze uti nta mwana wemerewe kunywa inzoga cyabaye banavuga guti nta mwana wemerewe kujya kugura agakingirizo no kugakoraho rwose pe nibura n'ubundi tujya tubona urubyiruko rwasinze ariko tuba tubona ko ari amakosa noneho nimba abantu bari free ku gakingirizo bizabangiza mu mutwe ejo bazabikora ntako bafite bazabikora ntako bafite da yego kuko uricara ukareba urubyiruko ruriho uyu munsi ukabona biragoye ko numvise wise witarutsa birakaze oya ndareba nkasanga bigoye nanjye ni urubyiruko ariko hari abo ngenda ndeba tungana ni ibibazo wa muntu ni ibibazo none yigeze kuba ari ahangaha Nyagatare reba ugashoberwa umwana aragenda agafata inzoga akinywera nta bwoba kandi ubundi yakagombye kugenda akicara mu rugo ariko inzoga
uwo muntu wanyweye inzoga rero umuntu wanyweye inzoga no gusambanya umwana ntago ari ibintu atekerezaho ntago bitindaho ndetse njya bitekerezaho ukagenda avuga uti ubu ndagiye ngiye gukora ibi ngibi bikunda cyangwa byanga ariko ngiye kubikora urakoze cyane rero urakoze cyane ndabona tunagenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu twanzuye dute twanzuye ko amategeko y'u Rwanda arahari arubatse arasobanutse ariko inzego ziyashyira mu bikorwa zifite weakness ku bantu bajya kuyashyira mu bikorwa inzego zirahari zirakora zifite uko zibigenza neza ariko les individus bajya gushyira mu bikorwa ifatwa ishakishwa ikurikirana ry'aba bantu batera bangavu inda harimo icyuho aba bantu se babifite mu nshingano niba byamaze kubagiye bagasinzira buriya bashinzwe gufatanya cyaba bakoshije reka dusoze twigendere ndabona amasaha yatujyanye tuzagaruka ku munsi w'ejo ejo tuzagaruka nta bintu ejo tuzagaruka ikiganiro cyitwa umuzi w'ukuri nge nitwa Nkindi Patrick nanjye nitwa Paul Clement radio ni Voice FM dukora no mu karere ka Rwamagana ibihe byiza kuri mwese iki ni ikiganiro umuzi w'ukuri gihijambo abaturage mu byiciro byose ngera agahinda mfite imaze kugira ngo bazankura ahangaha abana nzabajyana nzabayikize nzabangarana isambu tuba dufite bayidukuye nta muntu wa ndego urya kabiri inzara iravuza ubuhuha kuko duhanganye n'izuba imyaka 3 yose